ubwo se ni gute umuntu yapfa kandi ari ibintu bakoze mu kubeshya agashyingurwa? Ubwo se ni gute umuntu yabeshya ngo yapfuye kandi atapfuye, akagenda agatunganirwa aho ari, akibagirwa umuryango yasize, akibagirwa umugore n'umwana, akagenda akaryama agasinzira? Simbizi, nanjye byancanze. Ibi bintu ntabwo byumvikana. Ahubwo ibi bintu hari ikindi kintu cyihishe inyuma, ko byanze kwinjira. Niyo mpamvu nje. Hello guys, how are you doing? It's Flora Gwiza. I'm back again. Hey, harashize igihe tutaganira. My family, ngarutse nje kubashimira cyane. Mwabaye abantu b'inkoramutima kandi muracyakomeza kuba inkoramutima. You are the best for me. Uyu munsi nifuje gufata akanya ngo mbashimire, mbaganiriza n'inkuru ntabwo inejeje, nta nubwo wasobanukirwa ibyo ari byo. Ngewe gusa byantangaje. Iyo nkuru ni muyumva namwe muze kumbwira ukuntu muyumva. Okay guys, yeah, for all who supported me, ndabashimira cyane 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 bikuye ku mutima. Nari nkumbuye akagahe keza ko kwicara ngo tuvuge ku bintu muri rusange, kandi nanabashimira nkora feedback ku byo mukora mu buzima bwanjye, kuko ndabanezerewe kandi muri kumotiva, munyereka ko ibintu byose bishoboka muri ino si. Yes, twagiye. Inkuru rero mbazaniye, the story I need to share with you is this. Ku mudamu umwe gutya wagize ihungabana. Uwo mudamu nanjye byantangaje, kuko iyo history yiwe nanjye ndikumva ntazi. Irababaje ariko iri shocked, no kugira ngo wumve ibyo ari byo biratunguranye, kuko mu bwonko bwacu hari ibintu byemera, hari n'ibindi wumva bidashoboka. Okay, twagiye. Uwo mudamu yashatse afite imyaka 20. Ukuntu history imeze n'ukuntu ngewe bayimpaye, imyaka 20 babyarana umwana w'umukobwa. Bukeye bwaho hashize imyaka itari mike cyane, arasohoka ajya mu kindi gihugu, kwa kundi nyine buri muntu wese ajya gushakisha. Noneho baza guhamagara umubyeyi, kuko yasize umwana akiri muto cyane. Umwana ntabwo yari yarakacirinze neza visage ya papa wiwe, kuko yagiye umwana afite nk'imyaka 5 cyangwa 4. Urumva umwana bataramenya neza ubwenge bwo gufata neza isura ya se. Gusa aho yagiye baravuganaga, aho yagiye. Bukeye bwaho bamubwira ko umugabo we yapfuye. Ni inkuru ibabaje pe, kumubwira ko umugabo we yapfuye. Yari shock. It was a shock, a big shock to hear about his husband, the way yapfuye. Family baramwimvita, aragenda, agiye ku maziko, kuko
yaraziranye basanzwe bagenderana n'umuryango. Uwo mugabo basanga iwabo nyine bateguye funeral, ibintu byose baramumwereka. Urumva hari ukuntu umuntu iyo yapfuye bakwereka umuntu ariko bamutwikiriye nyine, ariko utabasha kugenda nyine kuko yaramaze igihe muri morgue. Urumva ikintu cyahabaye nuko umugore yabonye nyine yamugezeho bitinzeho gatoya, ariko arafungura nyine, barongera barafunga, basi bakora ikiriyo. Urumva nawe yarahabaye kuri funeral, bashyira umugabo mu butaka nyine, baramushyingura, aragaruka akomeza ubuzima nk'uko byari bisanzwe. Ntihashize igihe umwana uko agenda akura, agenda akurikirana amakuru ya se ukuntu yapfuye, n'amafoto arahari, ibintu byose. Umwana aza gukumbura kugenda hanze, kwa kundi abantu iyo bamaze gukura aravuga ati reka nanjye nsohoke ngende njye kureba aho papa yari yaragiye, wenda nanjye binyibutse gatoya kuko papa ntabwo muzi neza. Ni nkuko wava wenda ahantu wari uri wenda ukajya ahandi uvuze ati abiwacu niho wenda bapfiriye, ukavuga ati reka aho hantu ariho njya hanyuma ndebe nanjye ibihabera, wenda namenya n'umuntu n'umwe wari warabanye na papa. Umwana yarafashe aragenda, we ahanini ko ari uguhindura ubuzima nk'abatineja ku myaka yiwe, yumva ko agiye gutembera ahantu papa we yigeze gutemberera. Guys, ibintu bitangaje, nanjye nabyumvishe ndumirwa. Ibaze ko umwana yagiye muri uwo mujyi ahantu ise yigeze kujya nyine icyo gihe agenda avuga asezera urugo ko agiye gushakisha, yahuye n'umuntu usa na papa we neza neza. Umwana abanza kwikanga, ariko mu kwikanga aritonda, aritegereza, atinya kumwegera, aravuga ati se uyu muntu ko asa na papa nk'uko amafoto mama yagiye ayanyereka, uyu muntu ni papa? Aratinya ariko kumwegera. Ikintu umwana yakoze, ahamagaye mama we, abwira mama we ati mama, ko ndi hahandi papa yari yaragiye kandi nkaba mbonye umuntu usa na papa, ni umuntu bavukana, ni umuntu umeze ute? Umwana biramuyobera, na nyina biramuyobera, aravuga ati no, buriya wenda ni umuntu basa. Bibaho ko umuntu ushobora kumusanga ahantu asa n'umuntu wawe ukamwikanga kandi umuntu wawe yaragiye. Guys, mama we aramubwira ati uzamfatira ifoto uwo muntu niwongera kumubona. Umwana nawe ntabwo byamutinzemo, yaragiye ashakisha wa muntu nanone aho bahuriye, akajya hazunguruka. Bukeye bwaho barongera barahura, arihisha, amufata ifoto yohereza mama we. Mama we rero abonye ifoto nawe yitura hasi, aravuga ati no, ntabwo abantu basa kugeza ahangaha. Basi aravuga ati rero reka nkoherereza ifoto yindi neza neza igaragaza ukuntu basa, ntabwo byumvikana. Umwana arayireba arumirwa. Ikintu gitangaje njyewe cyantangaje kandi nabaye shock, nuko the real history n'ubundi ni papa we, ariko umuryango wananiwe kubyumva. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu bamuranga ngo yapfuye ndetse bagapretendinga ko ari we koko, bakajya no kuri funeral. Sinzi niba uwo bahambye ari we cyangwa niba barahambye umuntu bakoze nka visage, kuko ntabwo byumvikana. Njyewe gusa navuze ntireka mbiganiriza abantu banjye bambwira ibyo bintu ukuntu nabo babyumva. Guys, njyewe byantunguye, na n'ubu biracyancanga.
mu mutwe biri kuzunguruka bavuga se umuntu ni gute bamuhambye bakaba bongeye kumubona. Ubu ngubu ikibazo gisigaye ni uburyo ki bagomba kumwaprocinga umwana na nyina, bakagenda gushaka uwo mupapa bakamubwiza ukuri, bakamubaza what happened, kuki yabeshye ko yapfuye kandi ariho. Noneho n'ikibazo afite undi muryango, muri icyo gihe cyose yabeshye ko yapfuye afite undi muryango. Guys, ako ka history ni gato cyane nashakaga kubabwira, gusa namwe mumbwira ukuntu mubyumva. Bibaho ko umuntu bavuga ko yapfuye bakamuhamba kandi ariho, akibagirwaho abantu yasize inyuma, yasize abwiye ko niba ari we wabipanze, niba ari umuryango we, niba ari history yapanze, ntabwo byumvikana. Gusa ikintu ngewe nanjye nje mbabaza, nk'ibyo bintu wowe bikubayeho wabyifatamo gute? Ese wajya guperereza ukabaza uti ni wowe mugabo wanjye wambeshye yuko wapfuye? Ese ni wowe papa watubeshye ko wapfuye tukaza kugushyingura? Ese wamureka? Byagenda gute? Ngewe byanyobeye, kuko iyo question nanjye bakimbwira ibyo bintu nabuze ukuntu navuga ibyo bintu. Kuri ngewe bifashe amarangamutima cyane, ku buryo umuntu atabona ukuntu umuntu yabyinjiramo ajya kuburanya umuntu ko atapfuye, amubaza n'impamvu ki yavuze ko yapfuye kandi ariho. Mu rundi ruhande kubwanjye nkumva none se niba yarabeshye ko yapfuye, ni ibintu yapanze kugira ngo bamwibagirwe, kugira ngo yongere akore ubundi buzima bushyashya batarimo. Urundi ruhande ukibaza se n'abandi bantu babipanze, none se niyo babipanga bamuhanagura mu mutwe ko yigeze agira famiye ye ngo asubire ajye kuyishaka? Aramutse agaruye ubwenge? Simbizi. Ese bibaho ko umuntu apfa hakaboneka undi muntu basa, wenda n'ubwongo batarajya kumureba ngo babaze ibyo ari byo uko byagenze? Simbizi, byanshanze. Ako niko gakuru mbazaniye. Ntabwo ari inkuru nziza, ahubwo ni inkuru ibabaje kandi iri confused, ngira ngo numve icyo muyitekerezaho namwe mumbwire. Murakoze cyane, karagahe ko kuganira, ariko nta nubwo ari ukuganira gusa kuko ni ibintu biririyo. Gusa uwabimbwiye nawe yambwiye ko atabasha kumbwira nuza fagite y'umuntu biriho, kandi burya biragoye kugira ngo uzane umuntu ngo aze avuge testimony y'ubuzima bw'umuntu atari ubwe bwite, kuko ibyo bintu birababaje pe. Nta nubwo ari ibintu wajya kuvuga ngo uvuge ngo ni kwa runaka cyangwa naha naha, kuko mu gihe atari bo baje kubyivugira biragoye. Gusa icyo nzi ko nuko nzi ko uwo muntu wabimbwiye nawe yari kuri finero, kandi nawe yari ahibereye, nawe byaramucanze kandi n'ubu biracyamucanga. Guys, murakoze cyane kuntega ugutwi. Murabizi ko ino si irimo byinshi cyane tutabasha gusobanukirwa, ariko bimwe muri mwe iyo tubashije kubisharinga dushobora kumva tukabwirana inama. Ese wowe biramutse bikubayeho wabyifatamo gute? Ngewe byanyobeye, byanshanze. Wowe ubibona gute? Murakoze cyane. Yari Flora Gwiza. Yes, nubwo ngarutse mbazaniye inkuru itanejeje, ariko ni inkuru yo kwitekerezaho nawe ukambwira ukuntu byumva. Murakoze cyane. Bye. Thank you for watching. See you soon again.